karame nyagasani, turakwitabye ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe, tariki 20 Ugushyingo 2024. Ngaya masomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Ngewe Yohani ndareba mbona irembo rikinguye mu ijuru, maze ijwi rimeze nk'iry'akarumbeti nari numvise mbere rirambwira riti, zamukuze hano maze nkwereke ibigomba kuba hanyuma y'ibingibi. Ako kanya ntwarwa na Roho w'Imana, maze mbona intebe y'ubwami y'Imana kandi ikagera n'uyicayeho. Uwari wicayeho yabengeranaga nk'ibuye rya yasipi na sardoni. Intebe y'ubwami izengurutswe n'umukororombya urabagirana nk'ibuye ry'agaciro gakomeye. Intebe 24 zari zikikije intebe y'ubwami, zicayeho abakambwe 24 bambaye ibyererana kandi batamirije amakamba ya zahabu ku mutwe wabo. Mu ntebe y'ubwami hasohoka imirabyo, amajwi n'inkuba. Amatara 7 yakiranaga imbere y'intebe y'ubwami, arizo roho ndwi z'Imana. Imbere y'intebe y'ubwami hakaba inyanja isa n'ikirahure kibonerana. Hagati y'intebe y'ubwami n'ibikikije hari ibinyabuzima 4 byuzuyeho amaso imbere n'inyuma. Ikinyabuzima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri kigasa n'ikimasa, icya gatatu kikagira uruhanga nk'urw'umuntu, naho icya kane kigasa na kagoma iguruka. Buri kinyabuzima muri ibyo uko ari 4 cyari gifite amababa 6 yuzuyeho amaso imbere n'inyuma. Ntibyahwemaga kuririmba amanywa n'ijoro bigira biti, Nyirubutagatifu, 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 ni Nyagasani Imana umushobora byose, uwahozeho, uriho kandi ugiye kuza. Uko ibyo binyabuzima byahaga ikuzo n'icyubahiro kandi bikanashimira uwicaye ku ntebe y'ubwami uriho, uko ibihe bizahora bisimburana iteka, abakambwe 24 bari bapfukanye imbere y'uwicaye ku ntebe y'ubwami, basenga uriho, uko ibihe bizahora bisimburana iteka, bakanaga amakamba yabo imbere y'intebe y'ubwami bavuga bati, Nyagasani Imana yacu, ukwiriye guharirwa ikuzo, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye ibintu byose, washatse ko bibaho maze biraremwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 150. Nyirubutagatifu, Nyirubutagatifu, ni Nyirubutagatifu, ni Nyagasani Imana umugaba w'ingabo. Nimusingirize Imana mu ngoro yayo ntagatifu, muyisingirize aho itetse ijabiro. Nimuyisingirize ibigwi yakize, muyisingirize ubukuru bwayo butagira imbibi. Nimuyisingirize muvuga karumbeti, nimuyisingirize muvuza karumbeti, muyisingize mucuranga inanga n'iningiri. Nimuyisingirize muvuza ingoma kandi muhamiriza, muyisingize mucuranga ibinyamirya, muvuza n'imyirongi. Nimuyisingirize muvuza ibyuma birangira, muyisingize muvuza ibyuma binihira neza. Ibihumeka byose nibisingize Uhoraho. Nyirubutagatifu, 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 ni Nyagasani Imana umugaba w'ingabo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo wa 11 kugeza kwa 28. Mu gihe abantu bari bamuteze amatwi, Yesu yongera kubacira umugani kuko yari ageze hafi ya Yerusalemu, kandi hakaba hari abibwiraga ko ingoma y'Imana igiye kwigaragaza ako kanya. Nuko aravuga ati, umuntu w'igikomangoma yagiye mu gihugu cya kure ajyanywe no kwimikwa, byarangira akagaruka. Nuko ahamagara 10 mu bagaragu be, abaha ibiceri 10 bya feza, arababwira ati, muzabikoreshe neza bizunguke kugeza igihe nzagarukira. Ariko abaturage be baramwangaga, maze bamukurikiza intumwa zo kuvuga ngo, ntidushaka ko uriya tubera umwami. Amaze rero kwimikwa aragaruka, ahamagaza abagaragu yari yarahaye feza ze kugira ngo amenye icyo buri muntu yungutse. Uwa mbere araza aravuga ati, Nyagasani, ifeza yayungutse izindi 10. Umwami aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza, kubera ko abanyangamuga mu bintu bike uzatwara imigi 10.
n'uwa kabiri araza ati nyagasani ifeza yawe yungutse izindi 5. n'uwo nguwo umwami aramubwira ati nawe uzatwara imigi 5. undi nawe araza ati nyagasani dore ifeza yawe nayibitse neza mu gitambaro, koko naragutinye kuko uri umunyamwaga, utwara ibyo utabitse ugasarura aho utabibye. umwami aramusubiza ati amagambo yawe umaze kwivugira niyo ngiye kukuziza, wa mugaragu mubiwe, wari uzi ko ndi umunyamwaga, ntwara ibyo ntabitse ngasarura ibyo ntabibye. wabijwe n'iki gushyira feza yanjye mu isanduku y'ububiko ngo ningaruka uyimpane n'inyungu yayo? nuko abwira abari aho ati nimumwake feza ye maze muyihe ufise, nimumwake feza ye maze muyihe ufise, nimumwake feza ye maze muyihe uzifite ari 10. baramubwira bati nyagasani ko afite se nyinshi, ko afite se nyine 10. umwami arabasubiza ati ndabibabwiye, ufite wese bazamwongerera, naho ufite ubusa bazamwambura n'utwo yari atunze. naho abanzi banjye banze ko mbabera umwami, nimubazane hano mubicire imbere yanjye. Yesu amaze kuvuga ibyo abarangaza imbere, azamuka agana i Yerusalemu. iyo ni ivanjiri ntagatifu. nteze amatwi dawe, nteze amatwi mbwira, ijambo ryawe riranyuze, ndishyinguye neza mu mutima wanjye. bayoboke b'Imana nimugire amahoro. twageze kuri buri munsi ujye ubona igisubizo cy'Imana, buri munsi uva ijambo ry'Imana kandi rikumurikire, rikuyobore, riguha ubuzima, kuko ijambo ry'Imana ari ibinyabuzima. mbere yuko njye gukubwira intego remezo tujye kugendaho n'amasomo y'uyu munsi, tega amatwi ubanze wumve iyi nkuru, ugire isomo ukuramo ry'ubuzima, ubuzima bwerekeye n'imibereho hano ku isi, ya yindi twiteguriramo ijuru. ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umubyeyi yari afite abana 2. umwe yari umwubatsi, bakaba baramwitaga, yari n'imfura, akitwa Shusho ya se. nuko umwana Shusho ya se akaba umuntu mwiza se. umunsi umwe rero ngo abonye bishoboke ko yabonaga ko iminsi ye yegereje yo gutaha, nuko aramubwira ati umva rero mwana wanjye Shusho ya se, ndifuza ko kubera ko uri umwubatsi unyubakira inzu mu mujyi y'amasaziro, ndabona iminsi iri kwicuma. nuko Shusho ya se arikiriza, dore ko se yari yaramuhaye imibare y'ibanga akabikuza amafaranga kugira ngo ajye kubaka ya nzu mu mujyi. nuko Shusho ya se ageze imbere aravuga ati papa nzi ko agira impuhwe nyinshi cyane, ndamuzi, ubwo wasangiye inzu ari yazaha petit frere murumuna wanjye, njyewe sinzi icyo anteganyiriza. rero reka nanjye nkwereke uko ngiye kubigenza, kubera ko petit frere aracyari muto, iby'inzu ntabyo yamenya, ubu koko petit frere uzandusha ibintu. nuko Shusho ya se aragenda ajya kubakisha ya nzu. ngo bitangaje kandi bibabaje, nuko agomba gushyira muri ya nzu umucanga, sima n'amatafari, akakugendera agashyiramo ibyondo, ibitaka na za rukarakara. ngo aho yari gushyira ibyuma agahashyira ibiti, bishoboke ko n'ibiti by'imigano cyangwa by'urubingo. nuko rero arangije ya nzu kuko inyuma ayisiga neza, koko igaragara nk'aho ikomeye cyane. arangije nuko aravuga ati amafaranga nanjye papa ndabizi, inzu zayiha murumuna we, azansigiriza ikonte ndabizi nanjye, bereka mbe turekeye kuri banke, ahasigaye iyi nzu zayihe murumuna wanjye imeze itya. Shusho ya se amaze gufata ya mafoto, nuko ayihereza se ati dore inzu nziza. sayibonye kuko abona ari inzu nziza inyuma, aramushima cyane ati wakoze mwana wanjye Shusho ya se. arangije papa we arabahamagara na murumuna we, maze arababwira ati umva rero bana banjye uko bigiye kugenda, Shusho ya se ngiye kumuha iriya nzu nziza nkuko aramaze kuyubaka, wowe ni umunani wawe. nuko nawe umuhererezi fata
fata imibare y'ibanga niba uzajya ukura amafaranga dore ko utarakura igihe cyo kubaka cyawe ntikiragera, ubwo ibisigaye uzimenye nawe. Neza shusho ya se ako kanya ahita ahindana, bageze se ngo ntibyaje kurangira abayishushanya. Shushanya neza ararira, afatwa n'ikiniga ahita agwa muri koma. Yewe na n'ubu umujinya ni wose, aracyarakaye aracyababaye, bivuze ko akiri muri koma. Shushanya, mbega wowe ushushanya papa wawe bikaza kwanya nawe wishushanyije kubera amashusho atari meza watanze. Shushanya, mbega wowe nguko ibintu bizihinduranya ku munsi w'imperuka. Wowe wibwiraga ko wakoze neza uri kwizigamira, warihekuye urucira mu kaso rugatwara nyoko, kandi ngo icyo ufuza ko bakugira nawe kigirira abandi. Nguko uko ushobora kubakira murumuna wawe inzu mbi kugira ngo izamugwaho mu mujyi, bikaza kurangira wowe ugira ite ari we izagwaho. Kubera iki? Ubuhemu. Muri aka kanya hamwe n'amasomo y'uyu munsi ntabwo ari hamwe na shushanya, tugiye kuvuga ku ngingo yitwa ubunyangamugayo. Mu gifaransa nagejeje kuyita la transparence, bishatse kuvuga gutangaza umucyo, urumuri. Igihe cyose uri gucunga ibintu by'abandi, igihe cyose utarashyiramo transparence, urumuri, umucyo, ntacyo uri gukora. Gushyira umucyo mu bintu byose dukora, ibyo nibyo bizatuma tuba inyangamugayo buri munsi. Iyaba shushanya rero abanyangamugayo, byari gutuma yubaka iriya nzu neza, bityo se nyine akazayimuha itunganye, yayubatse neza inyuma, ariko imbere nta kirimo. Ni shushanya nyine, shushanya. Nguko benshi dukunze gushashagiranisha ibintu, ariko ibishashagirana byose si zahabu, tugashushanya abandi kuko benshi twabaye bashushanya. Reka tuzirikane hamwe n'amasomo ibintu tugomba kwirinda ejo tutazaba bashushanya. Isomo rya mbere turi kuzirikana mu gitabo cy'Ibyahishuwe ni amarenga. Bari kuducira amarenga, dore ko ibyo gucika nyine bigucira amarenga. Bityo iyo ubonye ikimenyetso ugahita umenya ikindi kikwerekezaho. Nta kindi bimenyetso byose bitwerekeza ni mu ijuru. N'uburyo tugomba gukora neza kwiteganyiriza ijuru. Aho rero tuzaba mu ijuru, tuzabaho turirimba Imana, turangamiye uruhanga rw'Imana, turirimba nyir'ubutagatifu, indirimbo z'abatsinze. Kubera iki? Twatsinze nyine turi kumwe n'Imana. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana agendera mu mucyo. Iyo umuntu ari kumwe n'Imana ari inyangamugayo, ndashushanya abandi. Abashusho ya se tuba nyine ishusho y'Imana aho kuba bashushanya. Shusho ya se. Ngiye evanjiri y'uyu munsi iratubuza ko bashushanya. Aho twazirikanye abagaragu batatu shebuja yasigiye ibintu feza 10. Twumvise uburyo bose bagiye baza batanga raporo, kumenya gutanga raporo. Bose batanze raporo. Hari uwatanze nziza, uwa mbere, uwa kabiri nawe atanze nziza, uwa gatatu rero arashushanya koko, yongera arashushanya, atanga raporo mbi. Kubera iki? Yageretseho n'amagambo y'incyuro, acyurira shebuja. Ngiye iki kibazo tugira, abenshi dutuka Imana aho gutaka Imana, kandi mu ijuru tuzaba turi gutaka Imana. Noneho witoje ukiri hano ku isi gutuka Imana, bizarangira ryari? Cyagiye wivovota, ukivovotera ibyo Imana yaguhaye, ukivovotera ibyo ufite, ukivovotera ibibazo urimo. Ati sinzongera n'ubundi, Imana yarantereranye, Imana ni ingome, kuba nishyira mu byago nk'ibi ngibi, kuba Imana itama nka biriya. Nguko abenshi tujya twivovota, uko no gutuka Imana, uko no gushushanya Imana. Uwo ni wa mugaragu wa gatatu uri gushushanya Imana, uri kuyituka aho gutaka Imana, uri kuyituka aho kuyitaka. Shushanya. Aya masomo kandi cyane cyane Evanjiri aratwerekeza kuri ubwo bukire dufite Nyagasani dusigiye, impano za Kiliziya, uko twitwara, impano, uko dukoresha impano Nyagasani duhaye, ko tubyaza umusaruro byo Nyagasani yadusigiye. Ukaza kwibaza niba byo Nyagasani yagusigiye warabisandaje cyangwa warabisigasiye. Babiri ba mbere twumvise uburyo babisigasiye, uwanyuma twumvise uburyo yabisandaje. Nyagasani yagushyize ahantu, ntugisenga, ntukiririmba, ntugikora ibikorwa by'urukundo, ahubwo icyaha cy'umupfukirano ukabipfukirana, ukabihisha, ukabitaba, ukabitabisha iki? Ibyaha. None ntukiri kubura umutwe,
none impano z'Imana zarasinziriye. Wadukanye urugomo, ubujura, ubunebwe, kudakoresha neza ibyo ushinzwe, kuriganya abo ushinzwe, ibyo Imana yagushinze ntukibikora. Aho nawe uri mu rwego rw'abashushanya, uri gushushanya Imana, uri gushushanya abaguhaye inshingano, uri gushushanya abo mubana, ukiyerekana neza inyuma, ariko imbere yo gutambuka bashushanya n'abakirabiranya n'ababiracika. Kandi byaba ikindi kintu gikomeye twazirikanaho muri iri somo ni raporo, kumenya gutanga raporo. Twongeye tuzirikana uburyo abagaragu bose batanze raporo, ariko raporo ntabwo ari nziza zose. Hari raporo ebyiri nziza kandi nzima zabanje bikarangira bagororewe nyine, ariko hari na raporo yindi ya nyuma twumvise, yo ni nziza ariko nta kirimo, ntikwiye, ntinyuze mu mucyo, pas de transparence, ntabwo nyine igaragara, iri mu mwijima. Twongeye dutekereze muri ino minsi uburyo abantu benshi twadukiye gutanga raporo tuziha abatuyobora, abadushinzwe, ariko izo raporo zishobora kuba ari nziza ariko atari nzima. Ongera usuzume amaraporo yose utanga ari mu kazi n'ahandi, urebe niba atari nziza by'inyuma byo gushushanya abantu ya mafoto gusa by'inyuma, ariko imbere nta kirimo, ari ukubeshya, ari za nzu zidakomeye, ari za nzu zidashingiye ku rutare, nta buye ririmo, nta cyuma kirimo. Icyawe no kugira ngo abandi bazagwe muri iyo nzu, wowe wigaramiye, bizarangira aho gutahanya umubabaro. Werekeza hehe? Werekeza sinshaka no guhakubwira. Kongera dutekereze Yesu ari kujya hehe? Yesu arangiye ivayo tubwira akomeza ajye Yerusalemu, yaragiye gukora iki? Kudupfira. Nawe rero wongera urebe niba ukiri muzima, ibyo ukora biracyari bizima, uri mu nzira nshya Yesu agiye kunyuramo, uritegura gutwaza Yesu umusaraba. Icyanyuma tujye gusorezaho gestion du bien commun, uburyo ucunga ibintu bya rusange. Ngo hari uburyo bubiri bwo kudakora neza inshingano z'ibintu bya rusange abantu benshi dukunze gukoresha igihe turi mu mirimo, igihe turi mu kazi, uburyo bwo kunyereza umutungo. Icyambere c'est être généreux dans les biens d'autrui, ngo nuko umuntu mwiza gusa igihe uri gucunga ibintu by'abandi ukabisandaza, gaspillage, ugahereza hose kugira ngo bakwemere, uri no kwiteganyiriza ejo hazaza, ukaba uri umuntu mwiza gusa igihe uri gucunga iby'abandi, ariko ibyawe bigeraho ukaba umugome, umubisha, ingambanyi n'ubundi bugome bwose ukabashushanya. Uburyo bwa kabiri unyerezamo ibintu wowe uranoroshye, ni ugusahura wishyira, wamara gushyikira ubundi ukumva washyitse, ugatangira ukishyira ukizana, ukabiryamo umunyenga ibintu by'abandi, ukabisandaza, ugasinda mu bintu by'abandi, ukikubira wenyine, ntuheneho n'abandi. Nukora mu Kristo muvandimwe, twongeye tuzirikane y'amategeko y'umuntu ukora nabi. Iyo ugambana nawe uzapfa bakugambaniye. Niba ubeshya ntago bazakubeshya gusa, ahubwo bizarangira wibeshye. Niba wiba ntago bazakwiba gusa, ahubwo nawe uziyiba. Wari ishusho ya se ahindutse shushanya. Kubera iki? Yiyibye, yihekuye, yibeshye. Birangira ku muntu utanye mu bubeshyi nyine yibeshye, ukabura ihene n'ibiziriko. Uyu munsi uzi kwibaza ikibazo uti, harya nihe mpamvu ikigo nyobora, ikigo nshinzwe cyahombye, cyuzuye amadeni, nirinze kuvuga ko cyuzuye imyanda? Nihe mpamvu ishuri nshinzwe riri mu kaga ryahombye? Birashoboka ko hari aho bayishushanya nawe. Nihe mpamvu paruwasi, diyoseze, ibigo by'amashuri, amavuriro yacu, ibyo tuyobora, ibyo dushinzwe byagiye bihomba, rimwe na rimwe bikaba byahombana nawe utaretse, wasanga warabayishushanya nawe. Mubyeyi, nimuzaba muri gucunga ibintu bimwe bigahomba, ibindi bigahombana, aka kantu uzagacaho uturongo dutatu mubyeyi, nuko muri mwe bishoboke ko harimo igisambo, cyaba kizwi cyangwa gitazwi, cyaba ari icy'imitsi. Ibyo ntibikureba, icy'ingenzi nuko icyo gisambo wasanga kirihishemo, kiri ndani. Birashoboka ko icyo gisambo ari wandi uhawe feza nyine imwe, akaba ari kwijujuta, ari kwivumbura, ari gukorera ijisho, akaryoshya neza ubuyobozi, akagusha neza abayobozi, kugusha neza abatware bacu, ariko imbere ari shushanya. Ugashushanya abashefu, ukabashushanya, ariko bikaza kurangira ari wowe ushushanyije nawe. Bayoboke b'Imana, buri wese rero acunge neza, buri wese rero be maso, acunge neza izamu rye. Nta buryo ushobora gucunga ibintu ngo bigende neza
niba nta bunyangamugayo ufite, niba utari inyangamugayo, kuba inyangamugayo buri munsi, kuba inyangamugayo buri munsi, kuba inyangamugayo buri munsi. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.